Inshuti namwe bakunzi ba radiyo ya rubanda tubanje kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Nk'uko rero twabasezeranyije muri porogaramu yacu ya turabirambiwe, uyu munsi tugiye kwibanda ahanini ku ngingo imwe y'ingenzi ari ubwisanzure bw'umunyarwanda bwo gutanga ibitekerezo byo kubaka igihugu nta kwikanga yuko akurikiranwa cyangwa se ngo aryozwe ibitekerezo bye, kuko ariyo nzira ya demokarasi kandi akaba ari nabwo burenganzira bw'ibanze umuturage ahabwa n'itegeko nshinga ry'igihugu. Kuva u Rwanda rero rwaba u Rwanda twakunze kugira ubutegetsi bwikanyiza bukiharira bugaheza abandi bukabuza rwose kwisanzura no gutanga umuganda wo kubaka igihugu cyababyaye. Nagiye rero mu mateka ya kera mu Rwanda hahise havuka ibinyamakuru byashoboraga gufasha abaturage gutanga ibitekerezo byabo, nyamara ibyo binyamakuru ahanini byagiye biba ibikoresho by'ubutegetsi buriho bigatangaza ibyo abategetsi bifuzaga ko batangaza. Ibyo rero nibyo akenshi usanga rimwe na rimwe mu butegetsi bw'igitugu batemera ibinyamakuru byigenga, kubera ko akenshi baba bashaka kuyoborera abaturage mu kutamenya ndetse no kubafungira mu kutamenya amakuru y'aho igihugu kirimo kwerekeza. Ibyo akaba ari ya sisiteme ya kera amenyerewe yahumuriza nkuyobore. Uyu akaba ariyo mpamvu twiyemeje kuzajya tubatangariza bino biganiro bigamije gufasha abaturage gukanguka no kumva uburenganzira bwabo, cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwo kwishyira ukizana. Gutanga ibitekerezo rero ni kimwe mu bigaragaza inzira ya demokarasi, kuko ni igihugu, ni ubuzima bw'igihugu, aho umwenegihugu ahabwa uburenganzira bwo kugira uruhare muri politiki y'ibimukorerwa. Muri ibyo rero twavuga bimwe mu binyamakuru byagiye bishingwa, harimo Ikinyamateka, Imvaho, Radiyo Rwanda, Igihe n'andi maradiyo yigenga nayo yavutse yagize icyo agenda akora, ariko cyane cyane bikaba binyamakuru byinshi isaha y'uno munsi nta kinyamakuru na kimwe cyigenga cyari kigira kibaho muri izo leta, yaba leta ya mbere, muri repubulika ya mbere, repubulika ya kabiri, ndetse aho bihumira ku mirari muri kino gihe abanyamakuru bo barishwe, barafungwa, barakurikiranwa, baratotezwa, bakaba benshi bafungiye impamvu za politike, ariko cyane cyane ntawagakwiye rwose gufungirwa uko abona avuga politike y'igihugu cyiwe, kuko ni uburenganzira bw'umuturage, akaba ariyo mpamvu tuharanira yuko umuturage akwiye kugira ijambo, akishyira akizana, kandi ntabe imbata y'ibitekerezo bya guverinoma. Andi maradiyo rero yigenga nayo yavutse yagiye aza ashingiye kuri politike, akamamaza ibitekerezo kenshi bidasangiwe na bose by'amashyaka bivukaho, kenshi bikaba bibogamye cyane cyane ko byagendaga ibyo binyamakuru byirengagiza ukuri. Twavuga nka radiyo RTRM ndetse na radiyo Mwabura. Twibutse ko radiyo ya RTRM ari radiyo televiziyo ya Mirikorine, ikaba ariyo televiziyo ya mbere yashinzwe mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba yaragiye akenshi irangwa ni gushyitaho ibiganiro bibogamiye ku gipande kimwe cya leta yariho, na radiyo Muhabura nayo ikaba yaribogamiye ku ruhande rwa FPR Inkotanyi. Ikaba iyi radiyo yaragize uruhare runini cyane mu gushishikariza propaganda za FPR Inkotanyi, nyamara kandi aho havugwaga amahame FPR ivuga ko nimara gufata ubutegetsi ibintu bizatungana, demokarasi igashinga imizi, abenegihugu bakagira uburenganzira bwo kwihitiramo abayobozi, hakavaho icyo bita ubutegetsi bw'igitugu, umuturage akishyira akizana. Ariko FPR ikimara gufata ubutegetsi, mwabonye ko igitugu noneho cyashinze imizi, ya demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kwishyura ukigenga, abantu kuvuga icyo batekereza, noneho bihumira ku mirari. Ugize icyo avuga ku butegetsi bwa FPR yatishwe, arafungwa, ataburirwa irengero, agahunga igihugu cye. Bityo rero dufite umurimo ukomeye wo kwigisha icyo bita itangazamakuru ryigenga.
radiyo rwanda nayo yakagombye kuba radiyo ya rubanda, aho rubanda rwinigura yagiye ifata isura y'ubutegetsi buriho kugeza n'uno munsi. Amateka y'abanyamakuru bigenga mu Rwanda ateye ubwoba kuva u Rwanda rwabaho. Ubutegetsi akenshi bwashyize abanyarwanda mu gutungwa no guhakwa mu nyangire, amatiku n'ubujajwa, kuregera, kubeshyerana, kugambanirana ngo urebwe neza ibwami. Ibi rero byaguyemo benshi, cyane cyane abatifitemo uwo mutima wo guhakwa no kubaho mu buryo bw'ubwigenge. Amateka ya vuba cyane aratwereka ko abanyamakuru n'abanyabitekerezo benshi bishwe, abandi bakaba bahejejwe ishyanga. Ariko se koko igihugu cyakubakwa muri ubu buryo bigashoboka? Iyo utanze umuganda wo kubaka igihugu witwa inyangamugayo, ukitwa inyangarwanda, ukitwa inyangamugayo witwa inyangarwanda, ugahigwa bukware kugeza uvanywe umwuka cyangwa se uvuye mu gihugu. Ingero ni nyinshi rero, nk'uko tubibona, benshi mu banyamakuru barafunzwe n'isaha y'uno munsi, abenshi bari hanze. Ntabwo rero kuvuga icyo utekereza mu Rwanda, cyane ibitandukanye n'umurongo wa FPR, byitwa icyaha gikomeye, ugashyirwaho ingengabitekerezo, bakavuga ko ushaka guhirika leta kubera yuko umurongo wa FPR n'umwe. Ni bya bindi bita ko urenga umurongo utukura. Rero ikibazo ni kimwe, abantu benshi cyane bakomeje kwibaza, ese aho ababikora gutyo nibo bakunda igihugu kurushaho, nibo bashakira igihugu neza? Igisubizo ni oya. Umuntu ushaka guheza abandi mu bitekerezo byubaka, uwo ni umugambi mubisha abategura igihugu, kandi niwe uba uri mubi cyane, niwe uba udashakira igihugu, niwe wagakumbye kwitwa umwanzi, kuko ntabwo aba ashakira igihugu neza. Kandi koko amateka y'isi aratugaragariza ubutegetsi nk'ubu burangira nabi, kuko igitugu ntikibyara igitugu, ntabwo kijya kibyara demokarasi. Nibyo koko, kandi nk'uko babivuze, igihugu ntabwo kibyara inenge, kuko ngo kibyara umuntu umwe gusa utekereza wenyine. Abantu mu gihugu ni benshi, bityo rero n'ibitekerezo bigomba kuba byinshi, kuko abantu tutavukira hamwe, tutavukira mu gihe kimwe. Ni niyo mpamvu n'ibitekerezo bigomba kuba binyuranye, byose hamwe bikubaka igihugu. Muri iyi minsi rero ikoranabuhanga ryateye imbere, rigabarira buri wese kugira ijambo, intambara irushijeho gukomera. Muri iki gihe rero dusohora ibi bitekerezo, turazirikana abantu bafunze, abishwe, abahunze, abatotezwa bazira ko bavuze kuri YouTube, berekanye ibitagenda, baha abaturage ijambo. Intambara rero irimbanyije ngo yo guhangana, bashaka gufungisha za YouTube zitavuga rumwe n'ubutegetsi, aho kugira ngo butajya amatwi ibyo babunenga bikosorwe. Ese koko banyarwanda, ubu ntitwabaye umuti w'amenyo? Ibyo twigira mu gahugu kacu twumva ko n'isi yose ariko ibigenderaho, cyo ni ikinyoma. Abaswa rero batabizi igihugu byose byateye imbere, babikesha kubahiriza no kugendera ku bitekerezo binyuranye bya bene igihugu, ibitekerezo bitanga imirongo migari yo kubaka igihugu, igihugu kibyara abana benshi banyuranye mu bitekerezo ariko byuzuzanya. Ngibi byo twifuriza u Rwanda rwacu, naho abacyumva ko bayobora u Rwanda nk'uyoboye urugo rwabo, bamenye ko igihe nk'iki ngiki cyabarangiriyeho. Abana b'u Rwanda rero banyotewe kwisanzura, bakubaka igihugu cyabo mu mpano zinyuranye rurema yabahaye ngo bazikoreshe. Harimo abashoboye kuvuga, abashoboye gukora ibihangano, abashoboye gukora amashusho, abashoboye kwandika ibitabo n'ibindi. Iri jwi rero rigomba kumvikana hose nk'uko ari wo murongo nyawo w'iterambere. Harakabaho u Rwanda rwigenga, harakabaho abana b'u Rwanda bisanzuye mu gihugu cyabo, harakabaho u Rwanda ruzira munyangire, ubujajwa, amatiku ndetse n'ubugambanyi. Murakoze rero, byari ibiganiro kuri radiyo ya Rubanda. Mukomeze kugira ibihe byiza no kugira demokarasi isesuye, aho umunyarwanda wese yishyira akizana.